Halo bakunze bo muri TV show, ndabashuhuje ndabayambiriye, ndizera yuko mumeze neza aho muherereye hose, nanjye meze neza, Imana irandinze. Abantu bose rero mudukurikira aho muri hose, mbifurije kumererwa neza, mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije kugenda neza, nabo bitarimo kugenda neza ni ukuri mwizera Imana kandi muhumure, mu ijuru hari Imana ishobora byose, hari Imana ikora ibitangaza. Nkuko bisanzwe iteka rero Odile abaje kugira ngo muganire ku kintu runaka gishobora kudufasha muri urugendo turimo twiyemeje muri ibi bihe, cyangwa se muri uku gushinga ino YouTube channel, kwa kugira ngo njye nganira namwe ibintu bigiye bitandukanye, dusange ibitekerezo. Uyu munsi rero ndaje ngo tuvuge ngo ese umu ex ni ngombwa yuko aguma mu buzima bwawe? Uri umukobwa, uri umuhungu? Ubwo nako deja ariko nabo ushobora kuba wari umukobwa ukaba ufite umu boyfriend mwakundanaga, mwagera gute bikavaho, bikaba ngombwa ko mutandukana. Impamvu zo gutandukana zo ziba zihari, nta nubwo umuntu yazigarukaho. Noneho ushobora no kuba uri umusore, ukaba ufite umukobwa mwakundanaga mukaba mwatandukanye. Ibyo ngibyo byo ni ibintu bisanzwe, ntabwo twabitindaho ko n'ubundi nta muntu ujya urambagizwa n'umuntu ngo bahite babana. Akenshi simvuze ko bitabaho, ariko akenshi abantu benshi bagiye bafite aba ex, baba bafite abari mu rugo, ufite uwo mwakundanaga bikanga, n'umupati nawe muri kumwe nawe afite uwo bakundanaga bikanga. Ariko rero naje kwibaza nti ese ni ngombwa yuko umu ex ubundi aguma mu buzima bwawe, cyangwa se ni ngombwa yuko umusezeranye ugatandukana nawe bitewe nuko ntago muba mugikomezanyije urugendo? Ejo bundi hari umwana w'umushuti wanjye yarapostinze ndaseka, ashyiraho stati ivuga ngo rega ngo ndumva ngo si ngombwa ngo yuko wagira umuntu umwe mukundana, ngo rega ni umuntu mumenye ko ashobora gupfa. Ubwo rero narasetse ndatembagara, ndibaza nti ni umuntu nyine mumenye ko ashobora gupfa. Ubwo yaravugaga ati wagira 5, wagira 2, wagira 10, ni ukwiteganyiriza kubera yuko ni umuntu ashobora gupfa. Ubwo nyine ni muri hoteli yabivuzemo, ariko narasetse ndaseka ndatembagara. Noneho ku rundi ruhande rero hari abumva yuko ibyo ari nko gutendeka, mbese gutendeka imyizerere yacu yatandukanye. Hariho bamwe babifata nk'icyaha, abandi bakabifata nk'ahatari icyaha nyine, ariko mu by'ukuri ibintu byose birashoboka mu by'ukuri. Ubwo rero wa mugari, nimba wari ukiri umukobwa cyangwa ukiri umusore wariteganyirije uvuga uti ashobora no gupfa, ukaba wari ufite 5, ese niba ugeze mu rugo ni ngombwa? Njyewe ntagiye kure hirya no hino, igisubizo cyanjye ni oya. Niba wari ufite umu ex, nibyo mwari mwarahuye, wenda mugira ibyo muhuza, ibindi ntimwabihuza, kandi ibyo ngibyo byo ni ibisanzwe, biri normal yuko abantu bahuza ibintu abandi ntibabihuze. Mu by'ukuri rero niba bibaye ngombwa yuko mutandukana, ntabwo ari ngombwa yuko mukomeza ngo mugirane iyo kurukuru. Niba warashatse uri mu rugo ngo mukomeze mukominikane cyane, niba mbese ntabwo ari ngombwa yuko ubuzima bwakomeza kubujyamo cyane kuko yari aburimo mbere, kubera yuko n'ubundi n'uwo muri kumwe nawe ashobora kubyibazaho. Murabizi iyo abantu bajya kubana akenshi muvuga twose pe, mubwirana utuntu twose, mukabwirana, akakubaza se sheri wari ufite aba ex bangahe, uti naba, n'undi nawe ukamubaza naba, hakabaho n'igihe umubwira amazina yabo. Ubwo rero mukumvikana yuko nyine ubwo ibyo ngibyo nahahise, mwari mutaramenyana, ntabwo bikigomba kugumaho. Ubwo rero mu by'ukuri niba uzi yuko mubana wamubwiye ko ufite umu ex, birashoboka ko waramubwiye n'amazina ye, bibaho. Ntabwo ari ngombwa yuko niba no mu rugo mukomeza gukominikana cyane ngo relationship mwari mufitanye ikomeze, kuko nta mpamvu yayo. Mu by'ukuri igihe mwari muri kumwe cyari gihagije. Rero niba ugiye mu rugo ukaba ufite gahunda yo kubaka, ntabwo ari ngombwa yuko ukomezanya n'uwo muntu ngo
mujyane buri kantu kose muhamagarane utumesaje twa hato na hato, ntababeshye ibyo bintu ntabwo ari ibintu byiza kuko bibangamira mugenzi wawe. Hariho noneho iyo ari n'umuntu ufuha bwo biba ari ibindi, ariko kandi nibaza ko ntabwo twakagombye gutuma biba ibindi kubera yuko nyine uwo muntu ntabwo aba akiri mu buzima bwawe 100% ku buryo wumva yuko akantu kose akabaye kose mwaba muri kumwe. Rero ku ruhande rwanjye numva ibyiza ari uko umu ex nyine nagende yajyanye ibyawe nawe byarangiriye hariya, ntimwangane ngo muzirane murebana y'ingwe cyangwa wenda mutandukane. Hari ukuntu abantu bose babana ariko bakanatandukana neza nta kintu cyahatari bapfuye, ari uko nyine hari ibyo mutumvikanyeho kandi bibaho. Ubwo rero icyo gihe ntabwo muba mutandukanye nabi, nta nubwo wajya aho ngaho ngo umwange bibe inzigo uboroka amatelefone ugire gute, ariko niba uzi ko mutandukanye atakiri mu buzima bwawe, nyine mu buzima bwawe ugomba kugira limit umuha. Ntushyiremo communication utu WhatsApp twa hato na hato guhamagarana, kuko icyo gihe nubikomeza bizatuma wa wundi wa mupatina wawe atumva neza yuko mwaba mutakiri kumwe. Hariho abantu babaho batizera abandi 100%, hariho abantu babaho mu by'ukuri bafite ikibazo cyo gufuha kubera yuko nabo batizeye. Of course uriya umuntu ufuha bikabije nigeze kubivugaho, uriya ni ikimenyetso cy'ikizere gike aba afite. Wa wundi ufuha cyane ariko biri ku rwego yumva yuko ahari n'uguhamagara agomba kukumenya cyangwa n'uguha message agomba kuyireba, abo ngabo bo nabavuzeho ku bindi biganiro byatambutse. Rero ushobora kuba ubana n'umuntu nk'uwo nguwo n'umu ex nawe akaguma mu buzima bwawe bikabibazo. Gusa mu by'ukuri ibyiza nuko uwo mu ex mushyire ku ruhande, nta kintu kindi muba muhuriyeho cyane, ntacyo. Nawe rimwe na rimwe hari igihe nawe aba yaragiye mu wundi muryango agomba kwitaho, nawe wagiye mu wundi muryango inshingano ziyongereye, nta mpamvu yo kumwinjiza mu buzima bwawe ngo buri kintu cyose akinjiremo yumve yuko mwakomeza nk'uko mwari mumeze. Rero ibyo ngibyo mba mbibabwiye kubera yuko mba numva ari ibintu bikwiye kandi ni ibintu bibaho, ugasanga abantu barimo barashwana batukanye bagize gute, wareba ugasanga ngo nuko muri telefone ye akivugana na wa wundi wa mbere. Niba waramaramaje buriya kujya mu rugo ni ugufata umwanzuro ukomeje, ni ukwiyemeza. Iyo ugiye mu rugo wa mugore uba ugiye kwiyemeza, uba ugiye gushaka, ubyiyemeje. Bibe na byiza niba uri n'umukobwa ukankurikira n'umusore, buriya kujya mu rugo ni ukwiyemeza nk'ibindi byose. Rero niba ugiye mu rugo ugiye kwiyemeza, hari ibintu wumva wafatiye umwanzuro, iyemeze muri byose kugira ngo utazagenda ngo ubangamire mugenzi wawe, kubera yuko buriya nta muntu ubangamira undi ngo nawe agire amahoro. Buriya ubangamiye umuntu nawe hari uruhande rumwe muri wowe ruba rudafite amahoro, wenda uretse kwihagarara. Rero niba waragiye, umuntu agomba kubona nyine yuko ari we wenyine ufite, kereka niba uri wa muntu n'ubundi ufite ka kageso ko kunyura hirya no hino. Ariko mu by'ukuri niba waragiye, ndibwirira abamama mwagiye mu rugo mwaramaramaje mwumva focus ari ukubaka, n'abagabo mwafashe iyo decision mwamaramaje mwumva focus ari ukubaka, ako ni akantu nako gashobora kubangamira umuntu ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Ubwo rero nkaba nkubwira nti niba rwose uri mu rugo, nta mpamvu y'umu ex wawe mbona, ntayo, nta mpamvu yo kuzira mu buzima kugeza nubwo byakubera ikibazo no muri famiye, nta mpamvu pe, nta n'imwe. Yego wimwanga, yego winamubloka pe, na statizo ushobora kuzireba, nagira ibyiza umuhe congratulations, wishime unezerwe, nagira ibibi umuhe pole, ariko bimwe nk'izindi nshuti zisanzwe, ubwo n'ubundi aba ari indi nshuti isanzwe, nta kindi kintu kiba kiri aho ngaho hagati kibahuza ku buryo wumva yuko ari umuntu wawe w'inkoramutima. Haba umwanzi ariko kandi nanone haba umuntu wa wundi uhoza ku mutima. Uhoza ku mutima wawe aba ari umupatina muri kumwe wawe, kuko uba waramusize uwo mu ex. Mbibutse ko uba waramusize umureba,
cyangwa se nawe aba yaragusize akureba, kubera yuko bibaho nyine. Umukobwa ushobora kwanga umuhungu, uba waramwanze buriya umureba hari ibyo ubona utakwihanganira, ariko kandi n'umukobwa uba waranze umuhungu ubona hari ibyo utakwihanganira. Rero kuba ibyo ngibyo warabibonyeho bigatuma mudakomezanya, ntabwo ibyo birahagije yuko nta handi hantu muhuriye rwose, nta handi hantu muba muhuriye cyane ku buryo yanaguteranya n'umuntu wawe mwibanira. Rero nshuti zanjye, inama yanjye y'uwo munsi yari iyo ngiyo rwose. Niba wishakira kubaka, ukaba ushaka amahoro, ukaba ushaka gukora umuryango unezerewe wishimye, ereka sheri wawe yuko ari uri mu buzima bwawe, kandi nawe abikwereke. Bizaba byiza nimubigira amagirirane, bikaba amagirirane. Rero iyo nama niyo mbahaye. Niba ushaka gutunga ukamererwa neza ukanezerwa, reka ariya nimero. Nibinaba ngombwa rega ubonye n'ubundi ari n'umuntu, hari n'abantu batajya bava mu buzima bw'umuntu akumva yakomeza akakugendaho. Isibe nta kikumariye. siba uyikure muri telefone yawe, kubera ko hari abandi bantu wenda ntavuze bafite iyo defo, ukabona utandukanye n'umuntu ariko mu by'ukuri rwose kuva mu buzima bwe bikakunanira. Hari abantu uzi benshi bagiye bavuga ngo kana kabaye ngo igicucu yabaye umusazi ku musozi, kubera yuko ngo kana kayamwanze, ngo yananiwe gufata indi myanzuro ngo ashake. Ni babandi rero ujya kubona uri mu rugo ukabona umuntu araguhamagara buri munsi agutesha umutwe. Abo ngabo barahari, genda bafite barahari. Ukabona umuntu yirwa guhamagara agutesha umutwe, akubwira ati rega n'ubundi naragukundaga. Hari abantu baba bameze nk'abacanganyukiwe, n'ubundi naragukundaga, ugasanga telefone ye ihora iguhamagara. Mwene uwo ngo musibe byihuse. Ngiye hari umuntu nzi yashatse umugabo, noneho mu ex we yari yaranamuteye n'inda, barabyaye, ariko uwo mu ex yajyaga ahora ku gipangu cy'urugo rw'uwo mugore yibaniye neza n'umugabo, aho akomanga amutesha umutwe, avuga ati kana umugore wanjye, umugore wanjye. Hariho abantu rero baba banameze nk'abantu bafite akamanto dizoda. Ubwo rero uwo muntu umeze nk'ufite manto dizoda, we mu by'ukuri rwose pe siba umuntu utakubahira yuko uri mu rugo rwawe, utakubahira yuko uri mu muryango wawe, utakubahira yuko uri kumwe n'umugabo wawe wakwemeye, cyangwa uri kumwe n'umugore wawe wakwemeye. Uwo nguwo intego ye n'ubundi, kubera yuko aba yarakubuze, ashobora kubikora kugira ngo baguhombe bombi. Rero rwose uwo mu nshuti yanjye we siba, kuko barahari. Ibyo mvuga byo ndabizi neza, bihagaze barahari pe. Mwene uwo nguwo siba, kuko nta kindi cyiza he kizamuvaho uretse kuza kugutesha umutwe. Yasanga ufite n'umugabo ufite umutwe woroshye, cyangwa umugore udashoboye kumanaginga ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga atangiye gutererwa icyizere, ugasanga atangiye kugutesha icyubahiro cyawe, atangiye kugutesha ikuzo, atangiye mbese kukwambura uburiwe, atangiye kugushyiraho ishusho y'abantu bafite imico mibi, bafite ingeso. Mwene uwo nguwo rwose siba cyane rwose. Ubwo rero nshuti zanjye, ni ibyo ngibyo nifuza kubabwira. Nawe ufite ikindi watubwira muri komenti. Nababwiye yuko inama zanjye nzajya nzibaho uko ziri, ahasigaye Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, amaraso ya Yesu abatwikire.